Yes, kanugire nkwifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri wowe udukurikiranye muri aka kanya. Nizere ko ari wose ukomeje kumererwa neza. Kwa ikaze rero makuru agezweho muri iki gitondo cyo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2025. Tugarutse rero makuru akomeje kugenda agaragara hirya no hino ku isi, cyane cyane twibanda ku makuru ya politique, umutekano ndetse na diplomasi. Munyemere muri aka kanya twerekeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hakomeje kugenda habera ibitsibaniro ry'imirwano itoroshye cyane, ikomeje kugenda ihuza igisirikare cya FARDC ndetse n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Kugeza rero amagingaga yamwe makuru tubazaniye nuko President Tshisekedi Tshilombo akomeje kugenda ahura n'ibibazo bikomeye cyane, bitewe nuko abaturage bakomeje kugenda bavuga ko mu by'ukuri President Tshisekedi Tshilombo kwegura ku butegetsi, ndetse President Tshisekedi Tshilombo ibyo yabasezeranyije ko azabarinda, azabacungira umutekano ntago yabyubahirije nkuko yabirahiriye muri iyi manda ayoboye. Ndetse kugeza amakingaga y'abaturage bakaba bakomeje kugenda bakora imyigaragambyo karahataka yo kuba bakweguza President Tshisekedi Tshilombo ku butegetsi, nyuma yuko rero umutwe witwaje intwaro wa M23 ukomeje kugenda ugaragaza imbaraga zidasanzwe ku byerekeranye n'imirwanire ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho rero uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda wibikaho ibice bigiye bitandukanye by'ingenzi by'umurasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndetse President Tshisekedi Tshilombo akaba akomeje kugenda abihomberamo, ndetse akaba yarashoye amafaranga menshi cyane mu kurwanya uyu mutwe wa itwaje intwaro wa M23 kugira ngo awurimbure burundu ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kugeza amaginga ngaya byaragoranye, ntabwo bicyoroshye cyane kuba yarimbura uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda wigarurira imijyi y'ingenzi, harimo n'umujyi wa Goma umaze kugenda wibikwaho n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Tshisekedi Tshilombo akaba yarakomeje kugenda agerageza uburyo bwose, ndetse agashyiraho n'abacancuro bahemba n'amafaranga menshi cyane, ndetse kugeza amaginga ngamwe makuru atugeraho nuko aba bacancuro b'abanyarumaniya ndetse n'abandi bahembwaga amafaranga y'akayabo, harimo kuba barahembwaga amadolari 6,000 ku kwezi. Ni amafaranga menshi cyane yashowe mu byerekeranye no kuba rero barwanya uyu mutwe wa M23, ariko byarananiranye kugeza amaginga ngaya. Abacancuro makuru atugeraho nuko bamaze gushyira hasi intwaro zabo, ndetse kugeza ubu ngubu ni bikomeje kugenda bigaragara mu mujyi wa Goma, ahagaragaye ko uyu mutwe wa M23 wahigaruriye, ndetse abaturage kugeza amaginga ngaya bakaba barimo barabaho mu bundi buzima butandukanye n'ubwo babagaho mbere, nyuma yuko rero bamwe basirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abandi bagenzuraga uyu mujyi. Kugeza rero ubu ngubu umujyi wa Goma ukaba urimo uragenzurwa n'umutwe witwaje intwaro wa M23 bidasubirwaho, ndetse amahoro akaba yaramaje kugenda agaruka muri ibi bice bya Goma, ndetse ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyamaze kugenda kigaruwe n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. akaba rero uyu mutwe wa M23 ari wo ugenzura iki kibuga cy'indege. ngira ngo uwagerageza kuza hariya i Goma yabanza gusaba uburenganzira uyu mutwe wa M23 kugira ngo yajye cyangwa se yinjire kuri iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Ni bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biba bitoroshye cyane, ndetse kugeza ubu ngubu aba Wazalendo, aba FDLR, umutwe wa M23 ukaba warakomeje kugenda utangaza ko bagiye kubahiga bukware, nabo bakabasha kubirukana ndetse bagashyira hasi intwaro. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bigaragara ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse zimwe mu ntwaro nyinshi cyane z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikaba zikomeje kugenda zigarurwa n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23, aho rero izi ntwaro zirimo zirakoreshwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kugeza rero ubu ngubu namwe makuru twari tubazaniye. Niba utari gukanda subscribe, nyamuneka yikande, tujye tubasha kubana amakuru ajya atandukanye tuba tugenda tubategurira hano buri munsi. Nimba rero wamaje gukanda subscribe turagushimiye cyane, murakoze kandi mukomeze mugire ibihe byiza, mubane n'Imana.